Muraho neza bantu ba Storytel Rwanda. Uyu munsi munyemerere mbaganirize ku ngingo ikomeye abantu benshi badakunze kwitaho, cyane cyane mu gihe bari gukora application zabo, kugeza igihe baboneye email babwira ngo your visa application has been refused. Hano kuri Storytel Rwanda twiyemeje kuzajya dukoresha imibare ndetse na statistics kugira ngo bibafashe kumva ibintu neza. Impamvu ngarutse kuri ino ngingo yo kuba wabura visa cyane cyane ya Schengen niyo turi bwibandeho, hari impamvu nyinshi zibitera. Ese wowe udukurikiye wigeze uhura n'ikibazo cyo kuba wabura visa ya Schengen? Wari uzi ko wujuje ibyangombwa byose? Niki cyatumye utabona iyo visa? Akenshi bagusubiza muri leta impamvu utahawe iyo visa. Tubwire muri comment impamvu yabiteye. Hagati aho niba byarakubayeho turakwihanganishije cyane, kuko ntago ari ibintu biba byoroshye bitewe na energy ndetse n'amafaranga uba warabishoyemo. Ntago ari we wenyine rero ibyo bintu byabayeho, kuko nko mu mwaka ushize wa 2025 miliyoni 1,700,000 mu bantu 11,700,000 basabye visa ya Schengen ntago bigeze bayibona. Ibaza abantu 1,700,000. Ni abantu benshi cyane. Impamvu zino visa zitigeze zitangwa ahanini ni ukubera amakosa abantu bakunze gukora muri application kenshi na kenshi batabizi. Iyi mibare y'abantu babuze visa ni imibare iri hejuru cyane. Ikibabaje ni uko ntago ari umwanya wabo gusa batakaje, ahubwo bose hamwe batakaje amafaranga arenga miliyoni 145 z'amayero. Ano ni amafaranga menshi cyane abantu bakunze gukoresha bari gutanga mu ma embassy application fees n'ibindi bitandukanye bigenda bisaba amafaranga. Ntabwo rero twifuza ko mwe mwakoze subscribe kuri channel ya Storytel Rwanda mwagwa mu mitego cyangwa se mu makosa nk'ayo bagenzi wenda banyu bakoze umwaka ushize wa 2024. Hari uburyo mwayakosoramo kandi ibintu bikagenda neza. Niyo mpamvu uyu munsi link zimwe na zimwe nari mfite nabaye nzikize ku ruhande, ubwo nifuza ko tuganira mu buryo bwimbitse, turebe byibuze impamvu zigera ku 10 zemewe n'amategeko yo muri Europe zishobora gutuma ubura visa kandi mu by'ukuri wumva gufite ibyangombwa byuzuye. Nitumara kubona izo mpamvu turareba n'uburyo twazirinda. Niba wari ufite gahunda yo gukora application cyangwa se ukaba uri kuyikora yo kuba wakwerekeza i Burayi, uhaye kwaze kuri iki kiganiro kirakureba. Wowe utarakora subscribe, iki nicyo gihe. Fata amasegonda make ukore subscribe, ufungura akazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro twa uploadinga umunsi ku munsi. Muri iki kiganiro ndifashisha itegeko ryo muri Europe EU Visa Code Regulation 810/2009. Hano harimo ingingo ya 32 ivuga impamvu 11 zemewe zishobora gutuma ubura visa. Impamvu ino ngingo ya 32 ugomba kuba uyizi ni uko ikubiyemo amabwiriza ndetse n'amategeko ashobora kuzakugonga mu gihe uyarenzeho ukaba wabura visa. Ikindi nanone, mu gihe ambasaderi cyangwa se konsila ari kuza fomu yawe mu gihe utabonye visa, akubwira impamvu ishingiye ku itegeko itumye ataguha iyo visa, kugira ngo n'ubutaha mu gihe ugiye gukora application icyo kintu uzagikosora. Mu gihe agusubiza, iyo mpamvu ishobora kuba imwe cyangwa se ikaba impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Izi mpamvu ndazicamo nihuse. Iyo mwifuza ko tuzagarukaho tuzayikorera ikiganiro cy'iminota nka 15 cyangwa se 20 kugira ngo muyisobanukirwe neza. Ariko uburyo ndabikubwiramo biraba byagufasha kubyirinda mu gihe uri gukora application. Impamvu ya mbere, irinde impapuro z'impimbano, forgery document. Iyi niyo mpamvu ya mbere ikomeye ituma abantu benshi bakunze kubura visa zabo kandi bari baratakaje time yabo bari gushakisha ibyangombwa. Iyo utanze passport yahinduwe, inyandiko zirimo imibare y'ibinyoma cyangwa se bank statement itari yawe, aho ngaho visa yawe rwose iba denied.
Ikindi kiyongeraho kuri iri kosa, iyo uguye mu gucurisha ibipapuro by'impimbano ushobora gufatirwa ibihano byo kutazongera kwinjira mu Burayi mu gihe cy'imyaka 5. Urumva ko ari ikosa riba rikomeye cyane. Uko wabyirinda rero, ntukajye gushaka umuntu ngo aguhe invitation letter y'impimbano cyangwa se ngo aguhe bank statement iriho nk'amafaranga menshi, kuko icyo gihe batangira kubikeka. Ndaza kukubwira icyo ushobora gukora mu gihe ugiye gutira bank statement cyangwa ugiye gutira umuntu amafaranga kugira ngo uyashyire kuri banki. Uburyo wabikoramo kugira ngo utazabura visa yawe kandi wari wabonye ayo mahirwe y'umuntu wakwishingira. Inama nakugira, koresha ibyawe, ibyo ushobora gusobanura neza. Burya ukuri kwawe kuba wako-explaininga imbere ya kansaro cyangwa se ambasaderi biroroha cyane. Ikindi kintu gikunze kugonga abantu bagiye kujya i Burayi ni ukuvuga impamvu y'urugendo rwabo. Akenshi iyo impamvu y'urugendo rwawe itumvikana rwose visa yawe ntabwo ushobora kuyibona. Abantu benshi bakunze kwandika gusa ngo purpose ni tourism, ni visit, ariko ntibagaragaze icyo bazakora neza kibajyanye i Burayi. Ambasade rero ireba niba ibyo uvuga bihura n'ubuzima bwawe usanzwe ubayemo. Ibyo rero ushobora kwirinda, garagaza impamvu y'urugendo rwawe mu buryo burambuye kandi busobanutse neza. Niba ari business, shyiraho invitation letter. Niba ari tourism, shyiraho hotel booking aho uzaba. Travel insurance ihura neza n'impamvu y'urugendo rwawe. Niba ari akazi cyangwa ishuri, shyiraho admission letter cyangwa se job offer kugira ngo ibyo uri kuvuga bihure na paper ufite. Ikindi kintu ugomba kwitondera mu gihe ugiye kujya i Burayi, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ufata icyo cyemezo. Impamvu yawe rero hari igihe bigusaba ubushobozi buhagije, financial means. Icyo gihe rero mu gihe impamvu ikujyanye i Burayi igusaba kuba ufite amafaranga ahagije kuri banki, ambasade ireba niba ufite amafaranga akwiriye azagutunga mu rugendo rwawe atari ay'undi muntu yaba yarabitse kuri konti yawe, kuko ibyo ngibyo biragaragara. Hano ukuntu wabyirinda, tanga bank statement byibuze y'amezi 6 ishize. Account yagiye inyuraho, urugero salary yawe cyangwa se income ya business, garagaza amafaranga akwiriye azagufasha mu rugendo rwawe, byibuze hejuru ya 20 na 30% y'inyongera. Ayo mafaranga iyo uyafite, ikijyanye na financial means ubu gikemuye rwose. Hari abantu bagira amahirwe yo kuba bagera i Burayi ariko ugasanga barengeje iminsi bahawe. Kurenga ku minsi 90 cyangwa se 18 overstaying bishobora gutuma utazongera kubona visa mu gihe kiri imbere wifuje gusubira i Burayi. Visa ya Schengen akenshi iguha uburenganzira bwo kuba wamarayo iminsi 90 cyangwa se ubwo ni mu gihe cy'amezi 6 kugeza ku minsi 180. Iyo rero wayirengeje kugira ngo uzabone indi visa biragorana cyane. Aha ni mu gihe wenda bagiye gusura, visite cyangwa se tourism. Uko wabyirinda rero, hari abantu bashobora kurenza igihe mu by'ukuri batanabigambiriye, ariko ushobora gukoresha Schengen calculator ukareba igihe wemerewe, kandi ntukagumeyo ngo urenze igihe cyanditse kuri visa yawe. Uba uri kwicira amahirwe yo mu gihe kizaza. Mu gihe izina ryawe riri kuri EIC, ubwo ni Schengen Information System, izina ryawe riri kuri no system alert, ntibashobora kuguha visa niyo waba ufite impapuro zose zuzuye. Ibi rero bikunze guterwa cyane cyane n'abantu bigeze gufungwa, kwirukanwa cyangwa se kurenza igihe bari barahawe cyo kumara i Burayi igihe baherukagayo. Ibi rero kubyirinda biroroshye. Niba warigeze kugira ikibazo wenda cyo kuba wakwirukanwa aho wakoraga mbere, andikira embassy ubasaba ubusobanuro bakubwira icyo wakora kugira ngo ubone clearance mbere yo gusaba visa yawe nshyashya. Nkuko nabikubwiye dutangira kino kiganiro, buri visa igira requirement zayo. Hari igihe uzasanga visa uri kwaka by'umwihariko ari wowe uzitangira ibyo twita travel insurance cyangwa se medical insurance. Abasaba visa bose bagomba kugira insurance
byibura ingana n'ibihumbi 30 by'amayero. Iyi insurance ikora mu bihugu byose bya Schengen. Ubwo rero mu gihe ari wowe ugomba kuyishakaho, icyo ugomba gukora hakiri kare ni ukugura insurance policy yemewe na embassy, kandi ukongeramo izina ryawe ndetse n'amatariki y'urugendo. Ibyo ni ibintu byoroshye. Ubujyanama dutanga kuri Storytel Rwanda, iyi nayo iri muri package tuguha. Mu gihe uri gukora application yawe, irinde gutanga amakuru adahuye. Urugero, iyo ushyizeho hoteli itariho cyangwa se itabaho, amafagitire y'amavuriro atari ay'ukuri, cyangwa se ibisobanuro bitajyanye n'imibereho yawe, embassy ihita ibibona. Icyo wakora rero, gerageza ibyo wanditse byose bibe bihura. Amazina, amatariki, amafaranga, bank statement, passport yawe, za booking, byose bibe bihura kandi bihuje n'ikikujyanye n'intego ikujyanye muri Europe. Kuko iyo biramutse binyuranye rwose kansara ntashidikanya kuba yakwima visa, ababona ko harimo ibibazo runaka. Ikindi, hari abantu batabasha kugaragaza proof of return, kudashobora kugaragaza ubushake bwo kugaruka. Iyi niyo mpamvu ya mbere nanone ishobora gutuma abantu benshi batakaza visa. Iyo ambasade idafite icyizere cy'uko uzagaruka mu gihugu cyawe, visa ihita iba denied. Dore ukuntu rero wabyirinda: garagaza icyo bita ties ufite mu gihugu cyawe. For example, ushobora kuba ufite akazi, ufite contract, ushobora kuba ufite business, ushobora kuba ufite umuryango, inzu cyangwa se indi mitungo, yaba iyimukanwa cyangwa se itimukanwa, kuba ubasha kubideclare. Kandi niba warigeze kujya mu mahanga ukagaruka neza, shyiramo izo proof zose. Zizafasha kansara kubona ko uri umuntu utagiye gukwamira mu bihugu by'amahanga. Niyo yaba ariyo ntego ufite, irinde ko wabitahura mu gihe uri gukora application yawe. Hari indi option ibaho yo kuba wasabira visa ku mupaka, iyo bita border visa. Ino visa ntabwo ikunze gutangwa, itangwa gusa mu gihe cy'ibyago cyangwa se impamvu z'ubutabazi. Rero iyo udafite impamvu ifatika y'ubwo buhunzi, ubutabazi cyangwa se ibyo byago, ntabwo ushobora kubona iyi visa. Uko wabyirinda rero: saba visa hakiri kare, wisabire ku gihe, binyuze kuri embassy cyangwa kuri visa center mbere y'uko uteganya urugendo rwawe. Impamvu nasorezaho yo urebye akanini ntabwo ibareba, kuko bayita voluntary revocation. Iyi ngiyi ni mu gihe uri kwisabira ko visa yawe yahagarikwa. Ibi si uguhagarikwa, ahubwo ni nko mu gihe warize izindi gahunda ugahagarika iyo visa yawe bitewe n'impamvu zawe bwite, nko guhindura plan wari ufite zo kuba wajya hanze bitewe n'impamvu zawe runaka. Ariko izindi navuze hejuru zo ntago ziba ziguturutseho, mu gihe ya nyuma yo ibiguturutseho kandi nta n'ingaruka ishobora kukugeraho. Buri mwaka abantu benshi batakaza amafaranga atagira ingano bakora application muri embassy zitandukanye. Ayo mafaranga yabo akaba yahomba, akagenda ubutazagaruka. Ikiba kibabaje nuko baba batabanje gusobanuza mbere y'igihe kugira ngo basobanukirwe uko ino system ikora. Ni ngombwa kwitegura mbere, kwitegura neza, ugatanga dosiye yuzuye kandi yizewe. Mu gihe ugiye gukora application, gerageza kuyikorera ku gihe. Gerageza kwegeranya ibimenyetso byose bigaragaza ko uzagaruka iwanyu, family ties. Irinde abatekamutwe, abiyitirira visa consultants. Abo rwose barakuyobya, kuko hari abo usanga rwose batabifitiye ububasha ndetse n'ubushobozi. Visa ya Schengen ntabwo ari amahirwe, ahubwo ni trick, ni uburyo witwara, uburyo witegura. Iyo wubahirije amategeko kandi ugatanga ibimenyetso by'ukuri, amahirwe yo kubona visa aba acyuzuye. Rero ntimukemere ko niba warigeze kugira ibyago byo kubura visa, ntiwumve ko byabaye iherezo, ahubwo ni amahirwe wabonye yo kumenya uko system ikora no kuba wakosora ugahuza n'imimerere cyangwa se na system ibyo yubakitse. Iki kiganiro cyagomba kuba kirekire cyane, ariko bitewe n'umwanya ukuntu aba ari mukeya, ibi birimo
ubikurikije neza byagufasha. Ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mugakurikira Storyteller Rwanda. Ahangaha tuhavuga inkuru akenshi zigisha, zishingiye ku kuri kandi zifasha abantu gusobanukirwa amahirwe ari imbere yabo abategereje. Kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana. See you next video. God bless your day.